Amahoro amahoro God people, aho muherereye hirya no hino impande n'impande, ubuzima wawe uri mu bwo aribwo bwose, uko byaba bikumereye ndabasuhuje basuhuza ni mugenzi wanyu God people Anastase, n'ubundi turi kuri Irera TV hano twigira byinshi bitandukanye mu iyobokamana by'agaciro. Uyu munsi turimo kureba ku kiganiro cyerekana buryo ki Yesu Kristo uburyo yatanzwe nk'uko yari byaranditswe. Rero turasanga itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 ari wo munsi habaho kwibuka uko gutangwa kwa Yesu Kristo. Muzi ko Yuda yavuze ati uyu muntu ubundi buze gusoma, nawe aragenda aramusomagura, bahita bamufata ubwo ngubwo. Yesu Kristo nawe akomeza agira ati mu gihe cyatambutse cyose ko twahoranye kuki mutamfashe. Ibi ngibi bibayeho kugira ngo ibyanditswe bisohore. Bwoko bw'Imana God's people, ikiganiro ku buryo burambuye turagisanga kuri YouTube kuri Irera TV 1. Murakoze cyane.